Ndabasuhuje cyane mwe mukunda ibiganiro ducisha kuri uyu muyoboro wa YouTube, muraba igiciro cyinshi kuri twebwe kuba mudukurikira, kuba mutwereka ko turi kumwe natwe, bituma tubagezaho ibiganiro uko bwije n'uko bukeye, uko umwami adushoboje. Nizere ko muri amahoro, kandi birakwiye ko abantu bagubwa neza. Nicyo tuba tubifuriza igihe cyose, nubwo kandi tukiri mu isi ibibazo bitabura, nyine n'ikimenyetso cy'uko turi mu isi. Bityo turabifuriza amahoro, ibibazo bihari, amahoro ibibazo bidahari. Igihe cyose tubifuriza kugubwa neza, kandi tunabarangira inzira byanyuramo kugira ngo umuntu agubwe neza mu bibazo ndetse no mu bisubizo. Igihe cyose umuntu abe ari amahoro. Mukomeze rero mugubwe neza mukurikira ibiganiro byacu, abatarakora subscribe mubikora kugira ngo mukomeze mubonere ibiganiro ku gihe. Mu by'ukuri maze iminsi itari mike ngerageza kureba ibibera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko cyane kuri YouTube, ndeba abahanuzi bahanura ibintu bibi cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ariko bikantera kwibaza ngo ese ibi bintu byaje biti? Ese ibi bintu mu by'ukuri mwe yo mubibona muti? Ese mu by'ukuri mubifata nk'ibiva ku Mana? Ese aho ntibibatera ubwoba? Mubanye nabyo muti? Naje gusanga mu by'ukuri Satani afite inzira nyinshi zo gukora ibintu bye, akabikora kandi akabigira nk'iby'Imana, ku buryo abantu bashobora kubireba bagatekereza ko bituruka ku Mana, noneho bityo bikabagiraho ingaruka z'uburyo bumwe se cyangwa ubundi. Hari abahanuzi benshi cyane, amazina yabo ni menshi, urutonde ni rurerure, bagiye bahanura ku gihugu cy'u Rwanda. Abitwa Ntaganda Marcel, abitwa Patrick Habiyaremye, abitwa ba Egide Ndabarasa, abitwa ba Riziki Chantal, abitwa ba Solange Mama Mugisha. Ni benshi, ntabwo twavuga amazina ngo tuyarondore, ngo cyangwa se ngo tugende tunanyuramo muri detaye ya buri kimwe cyose buri wese yagiye avuga, ariko turagenda muri rusange tuvuga ibyo bagiye bavuga, ariko tunibaza ngo mwebwe iyo mubyumva, mwebwe iyo mureba ibi bintu ku mbuga nkoranyambaga, ese bibagiraho izihe ngaruka? Ni ukuri igihugu cy'u Rwanda naho kirakomeye, naho cyararwanyije. Ukurikije ibyo aba bantu bagiye bavuga ku gihugu cy'u Rwanda, wavuga ngo Rwanda warababaye, Rwanda warababajwe, Rwanda naho wararwanyije. Ni ukuri, nubwo aba bose mvuze n'abandi ntavuze, benshi bagiye bavuga ngo bari guhanurira u Rwanda, ngo baruhanurira intambara, bavuga ngo imibare y'abantu bagiye gupfa, bavuga ibintu byinshi bikomeye kandi bitabura guhungabanya ababyumva. Reka mvuge ko mu by'ukuri ahubwo nibo bagabye intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Aba nibo bateye u Rwanda mu buryo budakoresheje intwaro. Ntabwo ibitero byose burya, nta nubwo intambara zose burya zikoresha amasasu, imbunda n'ibisasu bigiye bitandukanye. Ntabwo ariko intambara burya zirwanwa gusa, ahubwo hari n'intambara nyine z'amagambo, hari intambara za politike, hari intambara zikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Navuga ko aba bantu ahubwo aribo bagabye ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, kandi ibitero bikomeye cyane byo guhungabanya abanyarwanda, umutekano w'abanyarwanda mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ibi bintu abantu birirwa bavuga bikwiye mu by'ukuri kugenzurwa nabyo, ndetse bigafatwaho ingamba zishobora kubikumira. Mwagiye mubona
leta y'u Rwanda ivuga uti n'abasenga bakwiye gusenga mu buryo bunoze, mu buryo bufite umurongo bukorwamo, ku buryo ibyo bakora, ibyo babwira abantu, ibyo bavuga, ibyo bigisha se nabyo ubwabyo byari bikwiye kuba byagenzurwa. Mu by'ukuri sinzi niba byari byarebweho, ariko ku mbuga nkoranyambaga hagiye havugwa ibintu bitandukanye, bahanurira abantu bababwira ngo nibatanga ibi barabona ibi, nibatanga ibi Imana ibaha amaviza, nibagire gutya, bayombwe mwagiye mubona ibyababayeho. Ibyo byose rero biri mu byagiye bituma na leta ubwayo itekereza ko aba bantu n'ibyo bigisha bikwiye kugenzurwa, bityo abanyarwanda be guhura n'ingaruka z'iyi myumvire itandukanye yitwa cyangwa se yitirirwa Imana. Ariko birashoboka ko batanamenye cyangwa se nabyo barabigenzuye, nabyo barabireba, iby'ibi bitero simusiga byibasira abanyarwanda, intekerezo z'abanyarwanda, emosiyo z'abanyarwanda, kuza kubabwira ngo abantu barapfuye, abantu barashize, igihugu cy'u Rwanda bigendekeye gutya. Ibi byose nabyo birakomeye. Noneho iyo bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bibonwa na benshi bihitira bajya kurebaho n'ibindi wenda byabagirira umumaro, ariko bagasangaho n'ibi ngibi nyine by'iterabwoba. Kandi abanyarwanda benshi bitwa abakristo, abanyarwanda benshi bitwa abemeramana, ku buryo ibi bintu rero ntabwo byabura kubagiraho ingaruka uko byamera kose. Iyo umuntu rero wese ahagurutse akavuga ngo Imana yavuze, Imana yamutumye, Imana yamubwiye, agafata mikoro akavuga, biteye ubwoba ibintu bavuga. Uribaza, birashoboka ko ibi bintu byagira ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda. Hamwe ushobora gusanga hari abahunga igihugu, bagashaka wenda ibyangombwa, birashoboka bakajya kuba mu bindi bihugu, abandi bakagenda mu buryo wenda butanemewe, kubera kubwirwa gusa ngo u Rwanda abantu ngo 3 bya 4 ngo 2 bya 3 simbizi 1 cya 2, ngo abantu ngo barapfuye, ngo mweyo, ngo mukubuzo, ngo abantu bakazana udutaro, Imana iragosoye, ngo Imana irakubuye, ngo Imana ngigize gutya. Inshuti banyarwanda, inshuti zanjye banyarwanda, dusangiye igihugu, dusangiye mu by'ukuri ubwenegihugu, dusangiye kandi n'amakuba n'ibibazo, kubera ko nanjye nyine ndi mu Rwanda. Ibi bintu mubyirinde, ibi bintu mwe kubiha amatwi yanyu, mwe kubiha imitima yanyu. Ibi bintu aba bantu baba bavuga ntabwo biva ku Mana. Bamwe ni imyuka mibi nyine ya Satani isanzwe n'ubundi yo gutesha abantu umutwe, abandi ni ugushaka za views. Hari abo ubona nyine ukanabona ko bari gushaka za views, hari n'abandi bagendera kuri situation nyine ihari, kubera ko biranoroshye kureba ukavuga uti hari n'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda tuzi kandi bikomeye, ukavuga uti reka mpere kuri ibi ngira ibindi mvuga. Hari n'ababona n'ubundi biri kuba kuri ubu, murabona intambara zo hirya no hino hafi yacu, ndetse n'ibihano wenda bifatirwa igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bijya kumera nk'ibyo ngibyo. Abantu rero bakahera aho ngaho bakavuga, bagahera aho ngo bahanuye ngo Imana ngo yabatumye. Ni ukuri aba bantu, kandi mureke mvuge n'iki ngiki, hari n'uwabona noneho akantu kabaye ati dore ibyo nababwiraga, dore bitangiye kuba. Oya, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'intambara. Ntabwo hazabura intambara, muririmbyi nikavuga, ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsembyeho urupfu ndetse n'ibyaha. Ntabwo ibi bintu bizabura. Ikindi, hari abavuga bati noneho ati mwihane, ati nimutihana ati biragenda gutya, ati Imana izarengera se wenda abayo. Reka mbabwize ukuri, kwihana bababwira se ubundi byo ni bwoko ki? Ese aba bahanuzi bo ko nzi ko aho basengera, ko nzi ko mu madini, ko nzi ko mu byumba n'ubundi batabura kuvuga ibyaha uko bwije n'uko bukeye, bavuga ati Imana tubabarire ibi n'ibi, aho hose ko bihana ko batura, ese birashira?
none se mwebwe mwumva umuntu ateye ate? Se mwumva umuntu kamere nyine muntu imeze ite? Aba bose ni abanyabyaha nk'abandi bose. Ntukanagire ngo kubera ko bateze ibitambaro gutya bifubitse bigize nk'abantu b'Imana koko, ntukagire ngo nyine bo nta byaha bagira, nabo ni abanyabyaha. Bibiliya ivuga ngo iki mu Baroma 3:23 iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose ni abanyabyaha. Igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha ndetse banacirwaho iteka. Ubutumwa bwiza nicyo mbukundira budusobanurira ko abantu bose ari abanyabyaha kandi ku rugero rumwe. Nta urusha undi ibyaha, ntabwo aba ngaba ari beza ngo wowe mubi. Abantu bose ni abanyabyaha kandi ku rugero rumwe, bityo ntabwo mukwiriye rwose guterwa ubwoba n'ibyo abantu bavuga. Ese kwihanira bababwira ni gute? None se nyine muri kamere muntu habamo ibyaha, uko byamera kose umuntu akora ibyiza bivanze n'ibibi. Bati wenda abayobozi, wenda bakoze ibi n'ibi. Nta n'umuyobozi mwabona wakora ibyo mwifuza 100%. Nta wabura n'abatamuvuga neza. Nyine niko bigomba kugenda. Umuntu azagerageza akora ibyo ashoboye, ari umuyobozi, ariko ntazabura n'ubundi abatamushima, ntazabura abavuga nabi imiyoborere yiwe. Ibyo rero byose nta wabigenderaho avuga ati umuyobozi yakoze nabi, yagize gutya. Ntabwo ibyo bizabura. Ntabwo rero mukwiriye mu by'ukuri kumva ibi bintu. Nkibaza abakora bizinesi, ibi birabaca intege. Abiga ibi birabaca intege. Abashaka ingo ibi birazisenya, murazita. Bamwe baragenda, bamwe barazihunga, ibi bintu abandi bazajya birirwa mu mazi no mu mashyamba bari gusenga ngo Imana ngo ibatabare, ngo Imana ikureho intambara, ngo Imana ikureho ibi byose. Ntabwo ibyo ariyo nzira pe, ntabwo ibyo ariyo nzira. Turi mu isi, igihugu n'ubundi iteka kizakomeza gufata ingamba z'ubwirinzi kubera ko zo kwirinda nyine, zo kurinda abaturage, kubera ko turi mu isi itabura intambara. Igisirikare bazakomeza kwangaja abasirikare, ni ngombwa kubera ko turi mu isi. Kuva kera niyo dusomye muri Bibiliya, ba Dawidi babaye mu ntambara igihe kinini cyane. Abami ba Isirayeli bamubanjirije Dawidi babaye mu ntambara igihe kinini cyane cyane cyane. Ntabwo intambara zigeze zibura kubaho mu isi. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, tukiri mu isi intambara zizahoraho, ariko ntabwo bivuze ngo ni ibibazo by'u Rwanda rwihariye rudahuriyeho n'abandi bantu bari ku isi. Muri Afurika intambara zirahari, ariko muri Europe naho intambara zirahari, ibibazo birahari. Mwabonye imitingito muri Aziya yahitanye abantu benshi cyane mu minsi yashize. Abantu benshi cyane bitari bisanzwe ko bibaho. Amagorofa maremare yaraguye agushijwe n'imitingito. Ni ibyaha se bazize? None se mwari mwabihanuye? Reka mbabwire ngo ibi bintu ni ubuzima busanzwe bw'abantu. Tukiri mu isi intambara tuzakomeza kuzibona, tukiri mu isi muzakomeza kuzumva hirya no hino, ndetse n'aho turi natwe zizahagera nyine, kubera ko turacyari mu isi. Ntabwo twavuga ngo intambara ntizaboneka. Hazakomeza no kubaho ingamba zo kurwana, ingamba zo kwitabara z'ubwirinzi. Ibyo bizakomeza kubaho, n'igihugu kiba kiri maso. Ntabwo gishora imari gusa mu bukungu, mu buhinzi, mu bworozi, muri education, mu buvuzi n'ahandi, ngo cyibagirwe gushora imari mu bwirinzi bw'igihugu, kubera ko intambara ntabwo zabura. Ikindi no muri intelligence na security nyine, gushaka amakuru y'ibishobora guhungabanya umutekano, byaba biturutse mu gihugu imbere cyangwa hanze yacyo. Ibyo bizakomeza kubaho kubera ko turi mu isi itaburamo intambara. Ariko mu by'ukuri mureke guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda, mureke guhungabanya Abanyarwanda, mureke iterabwoba ku Banyarwanda. Ahubwo ibyo bitero muvuga mwamaze kubitera deja, mwamaze kubitera. Murabuza abantu kugubwa neza, murabuza abantu umutekano, murabuza abantu kwikorera akazi kabo ka buri munsi. Benshi rwose ubu byagiriye nabi. Nabonye ko bifite indi ntera mu gihe cyashize. Mfungura aha n'aha, ndeba izi mbuga, ndeba abantu bititiza, abantu
simbizi bisinziriza abantu bagira bati Imana iravuze. Oya, 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 bati Imana yampaye ijambo ati mu gitabo cy'umuhanuzi Amose ati riri hehe, ati nyereka ati ibyaha 3 cyangwa 4 ngo bitumye ngo Imana ngo igiye kwiyizira, ngo Imana ngo ifashe ngo ingabo, ngo Imana ngo igize gutya, ngo Imana ngo igiye gukubura, ngo Imana ngo igiye ngo gukoropa, ngo Imana urabyumva amatwi akakurya, urabyumva ukibaza ngo ese abanyarwanda mugani baje kugera kuri urwego gute, byaje kugenda bite? Ibyago biba muri Amerika, ibyago biba muri Aziya, ibyago biba muri Afurika, ibyago biba mu Burayi, ibyago nta hantu bitaba, ibibazo intambara nta hantu zitari, nta hantu bitari, ku muntu ku giti cye, ku bantu benshi muri rusange, ibyago birahari kandi bizakomeza kubaho, ariko ntabwo ari ibyago u Rwanda rwihariye, nta nubwo ibi uvuga wowe byabuza ibyago kuba, nta n'umuti nyine wowe ubifitiye, ahubwo wowe icyo uri gukora gusa ni ugutesha abantu umutwe, ni ukubuza abantu amahwemo, ni ugutuma abantu batikorera ibyo bakwiye kuba bakora mu gihe nk'iki ngiki. Noneho niba bemera nyine iby'ubuhanuzi ukabicira umwanya, ukabicira igihe, ukabagirira nabi witwaje Bibiliya, witwaje gutitira, witwaje ngo kuvuga mu ndimi zitari ukuri nazo, ibi byose ntabwo ari byo. Ariko iyo tubabwira ubutumwa bwiza, tubabwira ko Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo ndetse ntiyaba kitubaraho ibyaha byacu, ahari mugira ngo birangirira gusa ku kubabwira ko iyo umuntu wizeye Yesu abona ijuru. Ntabwo ariho birangirira gusa, ahubwo biba binaganisha ku gutuma tubaho neza. Nimba umuntu akubwira ko Imana igiye gukubura abanyarwanda kubera ibyaha, ariko nanone tugomba gutekereza iki ngiki, nyine abantu ni abanyabyaha muri rusange, ariko na Yesu yaje gupfira abanyabyaha, kandi urupfu rwe rwatumye Imana itubabarira, Imana iranatwemera. Ntabwo rero Imana iramutse yitaye ku byaha abantu bakora yaturimara twese, nta n'umwe wasigara. Imana iramutse yitaye ku gukiranirwa kw'abantu yabamara bose. Nyamara Imana yatanze Yesu kugira ngo apfire abantu, noneho umuntu namwizera abeho yarababariwe, abeho yaremewe, abeho nta kibazo afitanye n'Imana, ahubwo ari umuragwa w'ijuru, abanye n'Imana amahoro kandi yiteguye kuzabana nayo no mu ijuru mu buryo bw'iteka ryose. Ubutumwa bwiza nibwo bwonyine bwababwira iby'ihumure, nk'uko ijambo rivuga muri Yesaya 40 ngo nimuhumurize abantu banjye, ku murongo wa 1 n'uwa 2, mubabwire ko intambara zishize, mubabwire ko ibyaha byabo babibabariwe kandi ko babihaniwe mu buryo buhagije n'Uwiteka. Ubutumwa bwiza nibwo abantu bakeneye, naho iterabwoba rireze kandi rikomeza gufata indi ntera. Ariko ibi bintu mubyirinde, ibi bintu mwe kubyumva, ibi bintu bye kubakura umutima. Banyarwanda inshuti zanjye, Banyarwanda mukomere, Banyarwanda mukora akazi, Banyarwanda mukora ubukwe, Banyarwanda mubyara abana, Banyarwanda rwose mutekane, atari uko muri mu Rwanda, ahubwo mutekane kubera ko ibibazo byo ntabwo bishobora kuzabura, ariko ntabwo guhahamuka ari umuti. Nta nubwo mu by'ukuri iterabwoba ari igisubizo, ni ukongera ibibazo mu bindi. Ni ukongera nyine abantu baba stable gute, bagakora gute, bakubaka igihugu gute, bari kubahahamura kuri urwego. Ibi rero mba nibwira ko ahari biri mu byo leta yagiye igenzura, kuko izi mbuga barazikurikirana bakavuga bati aba bantu bageze kure, ibi bintu tutabikumiriye bizafata intera ndende. Niyo mpamvu wenda n'imisengere n'ibiki byose mwagiye mubona uko biri kose hari ingamba zigenda zifatwa kugira ngo bakumire bimwe na bimwe, ariko birakabije. Murekeraho, mureke iterabwoba mwa bagabo mwe, mureke iterabwoba mwa bamama mwe, mureke iterabwoba mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe. Ibyo bintu rwose birahamura abantu, biratera abantu ubwoba ku busa, kandi nta mumaro wabyo rwose. Mwifatira abantu ko ari abanyabyaha, namwe muri bo mwibafatira kuri ibi na biriya,
ahubwo mu by'ukuri niba hari n'abavuga ijambo ry'Imana bavuga ijambo ry'Imana ry'ukuri abantu bakeneye mu gihe nk'iki. Icyo abantu bakeneye kubwirwa ni ubutumwa bwiza, icyo abantu bakeneye kubwirwa ni inzira y'ubwiyunge yabonetse hagati y'umuntu n'Imana, igamije kugira ngo umuntu abane n'Imana amahoro kandi umuntu arindirwe mu Mana, umuntu atekane bikunde abeho atekanye yuzuye, abasha gukora imirimo ye itandukanye, yumva ko Imana atari umwanzi we, yumva ko Imana itari kumuhiga, ariko Bibiliya ivuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu yaba nde? Yumva ko Imana itari kumuhiga, yumva ahubwo ko Imana iri mu ruhande rwe, yumva ko aguwe neza, yumva ko mu by'ukuri nta biri kumwirukaho, nta biri kumuhiga n'ibyamuhiga bya hano, ko afite ahubwo umurengezi, ko afite uwamutabara, ko afite umubereye maso. Umuntu akeneye kubana n'Imana amahoro, akarindirwa mu buntu bw'Imana. Kutamenya ubutumwa bwiza, kutizera ubutumwa bwiza, nizo ngaruka z'ibi bintu turimo turabona biteye ubwoba ku mbuga nkoranyambaga. Ariko mbwira Abanyarwanda, mbahumuriza, mbwira Abanyarwanda, ntabwo bibujije ko umuntu yajya gushaka wenda akazi ahandi, akajya gukorera ahandi se, akimura umuryango ku mpamvu runaka, ariko mwe kujyanwa n'ubwoba, mwe kujyanwa n'iterabwoba, kuko ibibazo naho mugiye birahari. Nimba ari mu isi mugiye, mumenye ngo naho mugiye muzasangayo ibibazo. Hari ubuhamya ugenda wumva uganira n'abantu mu buryo busanzwe, bw'abantu bagenda bata akazi, bw'abantu bagenda bata ingo, ku mpamvu z'amaherere, ku mpamvu zo kubwirwa ko mu Rwanda hagiye kuba ibibazo biruta ngo n'ibyabaye ndetse mu ntambara yabaye nyine mu Rwanda. Ibyo bintu rwose muhumure. Niba ndetse waranagiye ku bw'ibyo ukaba uri kunyumva, wigarukire mu gihugu cy'u Rwanda, ufatanye n'abandi kubaka igihugu. Ntabwo rwose wahunze iki nyine. Ibi bise nihe ngo twanabihungira, ko umuririmbyi avuga ngo nihe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha. Ibi nta hantu twabihungira. Ntabwo rero wavuga ngo wagiye mu gihugu iki n'iki ngo niho utazahura n'ibibazo. Nta hantu ibibazo utazabisanga. Mu by'ukuri wenda wanataye imitungo, wanataye ibyakugirira umumaro, uhunze aya magambo y'abahanuzi, reka mvuge ngo rwose wagiriwe nabi n'aba bantu, ariko ihangane. Iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, nawe uyirengagize rwose ugaruke mu gihugu cyawe. Reka mvuge ko rwose ibi bintu byarambabaje, ibi bintu byanteye agahinda kenshi mu mutima. Nanjye ndavuga ati nzafata umwanya nganire namwe, nzafata umwanya nanjye mbabwire icyo ijambo rivuga mu by'ukuri. Abantu babwiwe ibinyoma bikabahangayikisha, bibatera ubwoba. Abantu babwiwe nabi Imana, nk'Imana ije kubarimbura, nk'Imana ije kubura kuko ngo kubahanagura. Bafata intaro baragosora ku mbuga nkoranyambaga, kuri za YouTube. Namwe kandi aba YouTube users cyangwa se aba YouTube creator, aba content creators baba bari gushaka mu by'ukuri ibiganiro bashyiraho, namwe mujye mucenshura, mujye mugenzura amachannels nagiye nkurikira, mujye mugenzura ngo za Vision TV, ngo za Savannah TV show, nagiye ngenzura ibi ngo Murabyo TV. Mujye mugenzura abantu rwose bawuninga cyangwa se bafite ibi bitangazamakuru bya YouTube, cyane cyane ibivuga iby'iyobokamana. Mujye mugenzura noneho mubanze murebe ibyo mugiye gushyiraho. Hari igihe mushobora kuvuga muti ibi bintu biraza kutuzanira abakiriya, subscribers bashyashya, views menshi, ariko mubanze mugenzure rwose, mubanze mugenzure ibintu bigiye gutambuka ku miyoboro yanyu n'ingaruka bishobora kugira ku Banyarwanda. Ubireba we ntabwo aza kureba ko wari uri kwishakira views, ahubwo aragira ngo ni ukuri, noneho bimuhahamure. Noneho ese wowe washimishwa nuko ikinyamakuru cyawe cyangwa umuyoboro wa YouTube
uberaho guhamura abantu, wowe byakumarira iki? Wowe inyungu bifitemo ni iyihe? Inyungu ufitemo mu by'ukuri niyo wabona udufaranga baguhemba ku kwezi, ibyo bikumariye iki? Bikumariye iki? Niba wabona udufaranga YouTube biguhemba, bikumariye iki mu gihe ku kinyamakuru cyawe hari guca ibyo guhamura abanyarwanda? Mugenzure namwe mwikubita agashyi. Nimutikubita agashyi, ikizakurikiraho ni iki? Ni uko iyo miyoboro yanyu namwe, nk'uko muri kumva ko hahagaritswe insengero, ariko namwe reka mbabwire ko ikizakurikiraho ni uko iyo miyoboro namwe izahagarikwa mu gihe kiri imbere. Yego, namwe izahagarikwa kubera ko ni ibikoresho abantu bakoresha kugira ngo mu by'ukuri bahahamura abantu, bagirire abantu nabi. Wenda wavuga uti ntabwo byakunda guhagarika umuyoboro, ariko wowe nyine ni wowe uzahagarikwa nyine, ni wowe uzahagarikwa, bakubwire bati ibi bintu ubica hano iwawe bigirira nabi abanyarwanda, ni ibitero bigamije kwangiza ahubwo igihugu n'abanyagihugu. Bizashoboka hamwe n'ubugenzuzi bwa leta, bizashoboka ko n'ibi ngibi byigwaho bigafatirwa kandi ingamba. Ibyaha bikorwa ku ikoranabuhanga birahari kandi bigira n'uko nabyo bikurikiranwa bigafatwaho imyanzuro. Ubwo rero reka namwe mbaburire hakiri kare, mukore content nziza zo kubaka abantu, zo guhumuriza abantu, apana zo kubatera ubwoba. Mwavuga muti ni Imana iba yavuze. Oya, Imana abantu barayibeshyera. Ni ukwitwaza ahubwo Imana, hanyuma mukavuga ibyo mushaka, mukagoreka iby'ijambo ry'Imana, mukabikoresha mu buryo butari bwo, mugamije inyungu zanyu bwite, kumenyekana. Hari n'ababikora bagamije kumenyekana. Biroroshye rwose ku muntu wazana akavuga ati ngewe ndi umuhanuzi, Imana yambwiye ibi. Hari n'ababikora bagamije kumenyekana, nabyo biba muri kamere muntu, ariko ibyo byose mubireke, nta nyungu yabyo. Mukore ibintu by'ingirakamaro ku gihugu cy'u Rwanda, mureke guta umwanya mu bintu bidafite umumaro, ahubwo bigamije guhangayikisha mu by'ukuri abanyarwanda. Reka rero mvuge nti bihagarare, musigeho buri wese ubigiramo uruhare kugira ngo ahahamure abanyarwanda. Reka tuvuge ngo musigeho, mukore ibyungura, muvuge ibyungura, kandi ubwo mvuze ibi bibera hano, ariko n'ibibera mu twumba tw'amasengesho hirya no hino nabyo ni uko. Kandi koko ntimukabone hari ingamba zifatwa ngo muzinubire, kubera ko mbona biba byaturutse ku bikorwa bitari byo by'abitwa ko basenga, by'abitwa ko ari abakozi b'Imana. Mu by'ukuri ni mwebwe mutera n'izi ngamba zose leta ifata ku misengere, ku iyobokamana, nimwe muzitera. Nimwe mutera izi ngamba rwose, kuko ibi bintu utabikurikiranye, ibi bintu utashatse umuzi wabyo ngo ndetse uburandure, hakwangirika benshi mu buryo bwa emotion, kandi umuntu yangiritse mu buryo bw'ibitekerezo, burya n'imikorere ye irangirika. Ubwo rero musigeho, mukore ibyungura, muvuge ibyungura, nk'uko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo tubwire abantu ibyururutsa imitima. Twe kuvuga ibintu bitari byo guhahamura abantu twitwaje Imana. Imana ni urukundo, niyo kamere yayo. Imana ni urukundo, niyo kamere yayo. Ni urukundo kandi n'imbabazi zayo yazigaragarije muri Kristo Yesu ubwo yamutangaga kugira ngo apfire abanyabyaha. Ntabwo Imana rero mu by'ukuri ije kugirira nabi abanyarwanda. Tureke ahubwo kubeshyera Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ahubwo mu by'ukuri niba nta n'icyo dufite kuvuga, byaba byiza umuntu yiturije, adafite icyo kubwira abantu yaceceka. Nta tegeko rihari ryo kuvuga, udafite n'ibyo uvuga wakwituriza, aho kugira ngo uvuge ibitari byo, uvuge ubeshyera Imana kandi Imana itagutumye kuyivugira. Abantu nyine bigize abavugizi bayo,
ariko bavuga rwose ibyo Imana itabatumye. Ntabwo ari ibi Imana yadutumye kubwira abantu kubavuga, si ibi Imana yadutumye kuvuga, ahubwo Imana hari ubutumwa ifitiye abantu, hari ubutumwa bwiza ifitiye abantu, kandi ni ubutumwa bw'ihumure, ni ubutumwa bw'amahoro, ntabwo ari ubutumwa bw'itera bwoba. Yesu ntiyapfiriye rero ubusa, Yesu yapfuye kugira ngo atwunge n'Imana, yapfuye kugira ngo aduhuze n'Imana. Ubwo ni nabwo butumwa Imana yatanze kugira ngo tubwire abantu bizere Yesu, bibanire n'Imana amahoro, bagubwe neza, batekane. Ikindi, hari ukuntu abantu batekereza kutari ko, nibyo koko hariho abanyabyaha nyine kandi benshi, ariko hariho n'abakiranutsi nanone. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda rero cyuzuyemo abanyabyaha gusa, ahubwo igihugu cy'u Rwanda kirimo n'abakiranutsi, kuko muribuka Imana ijya kurimbura Isodomu n'i Gomora, muribuka ikiganiro Imana yagiranye na Aburahamu. Aburahamu akayibaza ati, ese ubonyemo abakiranutsi wakirimbura? Imana ati, ntabwo nakirimbura. Mu by'ukuri ntabwo mu gihugu cy'u Rwanda harimo inkozi z'ibibi gusa, cyane ko nta naho nyine abakora ibibi bataba, ariko igihugu cy'u Rwanda kirimo n'abakiranutsi, ku buryo rero igihugu cy'u Rwanda gifite n'ihumure gikura ko harimo abakiranutsi. Niba Imana yaravuganye na Aburahamu ati habonetse 50, ati nta kibazo, 40, 30, bakagera no ku 10, no munsi yaho na 5. Igihugu cy'u Rwanda rero kirimo n'abakiranutsi kandi benshi, ntabwo kiriho abanyabyaha gusa. Kandi nimvuga gutyo kandi nabwo wasanga hari abaza kumbwira bati hoya, ati nta mukiranutsi ubaho. Mukaba se mwirirwa muvuga iki? Niba nyine mutari n'abakiranutsi, ubwo mwirirwa muvuga iki nyine muvuga ko ngo Imana yabatumye? Imana yabatumye iki niba nyine muri abanyabyaha? Imana yabatumye iki? Aho kari naho nibaza n'ibyo muba muvuga ahubwo ari n'ibiki, kuko mukwiye no kubanza mukaba abakiranutsi kugira ngo Imana inabatume. Mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ku gice cyaho cya 5, dusomye ku mirongo guhera ku wa 17 kugeza ku wa 21, havuga ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Uburyo muvuga ko muri abakristo, ko muri abizera, mukanakomeza kuvuga ko muri abanyabyaha, nabyo nyine ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Habamo ijambo rivuga ku murongo wa 18 ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ubwo rero ntabwo waba utariyunga n'Imana, ntabwo waba nawe utari umukiranutsi ukaba ukiri umunyabyaha, nawe ngo uvuge ngo Imana yagutumye. Yagutumye se gute? Yesaya Imana ijya kumutuma yaravuze ngo njyewe ntabwo nabasha kukuvugira kandi ndi umunyaminwa yanduye. Ariko ibyanditswe bivuga iki? Bivuga ko yakojejwe ikara ryaka ku munwa, Imana ikamweza, noneho yangiza ikamutuma. Uburyo rero mwebwe muvuga ngo muri abanyabyaha ariko mukavuga ngo Imana yabatumye, nabyo ni ikintu giteye n'ubwoba nacyo ubwacyo. Nta munyabyaha Imana yatumye, ahubwo Imana ituma abakiranutsi, nibo ivugiramo. Niyo mpamvu ibyo muvuga rero atari byo, ni uko nta n'Imana yabatumye. Uwabita abahanuzi b'ibinyoma ntabwo yaba abeshye, kubera ko nta muhanuzi w'ukuri w'umunyabyaha ubaho, ahubwo abahanuzi b'ukuri ni abahanuzi b'abakiranutsi. Nabwo kandi gukiranuka Imana ivuga ni ugukiranuka duhererwa muri Kristo Yesu, we wapfiriye ibyaha byacu byose kugira ngo atwunge n'Imana, nitumwizera duhinduke abakiranutsi imbere y'Imana, abantu Imana itabaraho icyaha. Ibyo nibyo umuntu yizera agahinduka umukiranutsi, akaba ari mu isi yarababariwe, yaremewe, nta kibazo afitanye n'Imana. Uwo rero ni nawe Imana ituma, niyo Imana ikoresha, kandi iby'imituma kandi iby'umukoresha ni ibyo kuzanira abantu amahoro, kubera ko nawe aba abanye n'Imana amahoro. Ubwo bamugira rero kubera ibyaha ahubwo byanyu, ubwo bwoba nibwo muzana ku bantu, noneho mu by'ukuri
mugashaka gusangira ubwo bwoba n'abandi kubera ko mutigeze mumenya aho Imana yiyungiye n'abantu, uburyo Imana yababariye abantu, uburyo Imana yagiriye neza abantu muri Kristo Yesu, ngo namwe mubyizere noneho mubane n'Imana amahoro, bityo bibatere kubaho mufite ihumure mu mitima. Noneho burya icyo umuntu afite ni nacyo atanga, ibyo umuntu afite ni nacyo atanga, noneho iryo humure mwaba mukomoye ku Mana, mu by'ukuri namwe mubashe kurihereza abandi. Reka rero mvuge ko mu by'ukuri nanjye mpakanye nivuye inyuma, ndavuze ndi hoya ntibikabeho, ndetse kandi ntibikongere. Aba bantu birirwa bahahamura abantu, birirwa babeshya abantu, birirwa batekera abantu umutwe. Mubona ko abatekamitwe birirwa baduhamagara ngo watomboye amafaranga, ngo gira gutya, ngo tukongerere ngo limiti ngo y'amafaranga ngo ubasha kugurizwa ngo kuri mokashi, gira gutya na gutya, urabona ibi n'ibi. Abo batekamitwe mubona ko bahagurukiwe, ariko nanjye reka mvuge ngo namaganiye kure abahanuzi b'ibinyoma ku gihugu cy'u Rwanda. Reka mvuge ngo ni uko aribo mbasha kubwira mu rurimi nyine twumvamo kimwe, cyangwa twumva kimwe twese tubasha kumvikanamo, ariko n'abandi rwose birirwa babeshya abantu, bababeshya ngo Imana yavuze, ngo Imana yavuze ibi, ngo igiye gukora ibi. Abo bantu bose bahagarike iterabwoba, bahagarike ndetse reka mvuge ibi ngibi, sinabura kuvuga ko harimo no gushaka indonke, nayo yaba impamvu no gushaka indonke, kuko ntiwaba wahanuye ibintu ngo ku gihugu cy'u Rwanda ngo Imana igiye kugikorera, kandi ukavuga ngo hari abo Imana izarinda, none se nta n'abantu bagushaka kugira ngo wenda bakubaze bati ariko watuvugiye ku iyo Mana noneho natwe tube bamwe mu bizarinda? Byose ntibyashoboka. Mu byo rero ntavuze nabyo nari nkwiye kuvuga, harimo ko hari n'uwabikorera kugira ngo ashake indonke mu bantu, babone ko wa mugani niba hariho intambara zigiye kubaho, niba hariho abagiye gupfa kandi benshi, ko we yakwishingikiriza ko uwo muhanuzi ahubwo uhanuye ibyo kugira ngo we noneho azarindwe, ibyo byago nibiza we azarindwe. Birashoboka, nabyo birashoboka. Akaba ariyo mpamvu mvuga nti habaho n'impamvu, niyo yaba impamvu yatuma abantu bavuga ngo bari guhanura, yaba n'impamvu nayo gushaka indonke mu bantu witwaje ubuhanuzi, nayo yaba imwe mu mpamvu. Ariko reka mbwire abanyarwanda ngo mube maso, mwirinde aba bantu, amazina ni menshi ntabwo nayarondora, umuntu abazi kundusha, ariko ibyo bavuga ntimukongere kubiha agaciro. Mukore akazi kanyu, ni kimwe n'ibyo bajya bababwira ngo mukareka gukora akazi ngo Imana izabaha ibi n'ibi, ngo bizava mu buhanuzi, ngo bizagira gute. Ntabwo ari byo. Ibihugu biteye imbere ntabwo ari bifite abahanuzi benshi, ntabwo abantu bafite amafaranga menshi ari abahanuriwe, ahubwo ni abamenye icyo bisaba kugira ngo umuntu akorere amafaranga yabone. Aho kugira rero ngo mujye mwirirwa muteze amatwi aba bantu, cyangwa se umuntu afata ingendo zo kujya kubashaka aho batuye, aho baherereye, kugira ngo babahanurire. Mukore neza ibibateza imbere, mukore neza ibifitiye inyungu abanyarwanda, noneho namwe mutere imbere, mutejwe imbere n'umurimo unoze mubasha gukora wagirira abantu benshi akamaro. Mu by'ukuri rero ndabashimiye cyane mwebwe abadukurikiye, abakurikiye ikiganiro dutambukije, kandi abakunda gukurikira ibiganiro byacu turabashimira, kuko muri impamvu ituma natwe dukomeza gutambutsa ibiganiro byo kububaka no kubagirira umumaro. Nk'uko nabivuze, utarakora subscribe abikore, kubera ko kuri iyi channel muzakomeza kumvaho ubudasa bw'ibiganiro, ariko bugamije kububaka, bugamije kubabwira iby'ukuri, butagamije izindi ndonke cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose, ahubwo kububaka no kubabwira iby'ukuri byabagirira umumaro. Ntabwo nabura kuvuga ko
umuriro uriho ku batazizera Yesu Kristo. Nanone ntabwo mfite ubutumwa bwo kubwira abantu ko Imana yatubabariye twese ko ntawe uzarimbuka. Ubwo butumwa ntabwo nahawe, sinabona ko buhura n'ibyanditswe. Umuriro urahari ku batazizera Yesu Kristo, ariko kandi hariho ijuru ku bamwizeye bagahinduka abana b'Imana. Ariko kandi abo ngabo ntibazajya mu ijuru gusa, ahubwo no mu isi babana n'Imana amahoro. Mukomeze rero mugubwe neza, Imana ibarinde, mukomeze musobanukirwe, mukomeze muve mu kigare no mu rujijo. Amahoro y'Imana akomeze kubana n'abizera Yesu Kristo bose none iteka ryose. Amen.